uyavuze wirukanka kandi mu by'ukuri abantu baba bakeneye kumva neza buri jambo ku rindi. Waruvuze ibyo Yesu yasize avuze ku bijyanye no guhamagarwa n'ibyo kwitondera n'ibyo kugenda dushyira mu bikorwa. Mu byo yari yavuze avuga hejuru y'abajya abantu bahamagawe b'ubwenge n'abaswa ko atari bo benshi. Ugaragaje no kuvuga n'intambara abantu bagenda bahura nazo muri ibyo byiciro bine wari umaze kuvuga. Ndagira ngo udutandukanyirize intambara igabwa ku muntu umunyamuhamagaro bitandukanye n'intambara yiteje ku giti ciwe. Hari igihe wenda umuntu yiteza intambara ku giti cye akazita ngo ko bararwanya umuhamagaro kandi niyenda ari we zaturutsemo. Ndagira ngo uze kubidutandukanyiriza na ba bantu bahura n'izo ntambara baze kumenya ko ari intambara z'umuhamagaro cyangwa ari intambara z'ibyo biteje. Hari ndaguciye mu cyuvuga hari umuntu ugira amakimbirane iyo atabonye uwo bayakimbiranya ari ikimbiranya wenyine. Hari abantu biteza intambara zabo ku giti cyabo yego bikwegera kandi bari bafite by'ukuri umuhamagaro. Harya bakitiranya bakavangirwa na binyuzeho mzororosa kugira ngo sinze kwinjira muri detail cyane ta dipu y'umwanya mfite nari kubisobanura. Ariko izo sizo hari intambara zawe ku giti cyawe witeza. Hari abantu benshi b'abakozi b'Imana usanga yiteje intambara zitamukwiriye. Ndaguha nkimwe urugero yego kwiyandarika. Kwiyandarika reka ntange nk'urugero n'ugusanga umuntu ari mu bikorwa bitamubereye. Nanze kuvuga amakuru y'umukazana umwe ngo yasanze sebukwe yicaye ahantu ngo atahe wa mwana ararira. Iwacu bagiraga imvugo bagatsinda ntibavuge ababyeyi mu mazina. Umugabo aramubaza atese niki yakikuriza. Arawa ngo yagize agahinda asanze se wa runaka ku nyungu z'umutekano ngo yicaranye n'abantu runaka. Ningokuvuga ngo iyo ni intambara yiteje muri urwo rugo. Hari intambara abantu barimo kwiteza bamaraka ngo ni ukugeragezwa izo ziri ukwazo. Intambara z'uyu muhamagaro nizituruka mujo turwana nabyo mu mitekerereze y'umurongo twegisha mu itorero. Intambara z'uyu muhamagaro nizikomoka mu iyerekwa ryacu na Kristo. Ariko izi zindi usanga benshi barurunga bakazikura hanze bakazizana mu bakristo bakazikura mu bakristo zikinjira mu itorero ryose zijya n'intambara zabo ku giti cyabo sizo z'umuhamagaro. Dutandukanyirize ku muntu uhura n'intambara zo gutozwa. Ndavuga nk'abantu bakiri bato mu muhamagaro. Urabona abantu baba bafite ishaka ryinshi ryo gukorera Imana n'umuriro mwinshi. Noneho abashumba ntibagendere kuri ya ritime ya ba bantu bahagurukanye ububyutse bwinshi. Noneho bagerageza guhereza ba bantu babyutse bahagurutse babaho umurongo bakumva ko baba barwanywa. Cyangwa bagerageza kubaha icyerekezo ugasanga abagihabwa barasa naho baba batsikamirwa bakavuga ati izi ni intambara z'umuhamagaro ntibumvwa ntibagire gute. Bidutandukanyirize nimba ari ugutozwa nimba ari intambara za generasiyo niko navuga kugira ngo tuze kubyumva nabizi ufite ubunararibonye kuri ibyo bintu. Mbere yuko nkubwira ndavuga ibintu bitatu birakuyobora ahantu runaka ntumbwire ngo nagize nigeze gusirimba. Umurevera arambwira ati itonde wa mwana we. Itonde ngo ntahe nama mfata ibintu ndavuga ngo reka nje gusengera uriya mupasiteri n'umunebwe. Utaho babaye ariko si ukubabara ko ndakubwira nafashe ibintu nja mu butayu nja kumusengera
ni ngo kuvuga ati imana bamutuma ahandi cyangwa ave ku kazi. icyo uracyumvise. yego. uwundi munsi nari kumwe n'umukozi w'imana, ninshaka namukubwira we biroroshe kuko ni inshuti yanje. nari kumwe n'umugabo witwa Ndabagaza Oscar, ari mu ngabo z'igihugu. turi mu masengesho turasenga, twari mu nzu turasenga umwanya munini, turasubira turasenga. twatangiye saa 9 turagenda ngo tuje kugeza saa 11. umubyeyi umwe yari yaduteguriye ibyo kurya. ngo amare kudutegurira ibyo kurya aratubwira ati nimufungure, tutireka dusenge. duhera harya tugiye gusengera ibiryo. turasenga kuko nashatse kukubwira ubanze wumva umuriro wari turimo. turasenga duturuka kuri bya biryo saa 9 twari tuvuye mu turambo ku ishuri. turasenga tugeza saa 11. wa mubyeyi yari akaza ko mamasha akavuga ngo ni mube abantu gira tuvugane. twari twavuze mu mwanya muremure, bimwe ubona nyine byarenze ku rugero. noneho rero kugera tubwira ngo mube abantu, ese twari iki? twari abantu. umukecuru w'abandi ati ni mube abantu gira tuvugane. hari ibintu tutarabasha kumenya nshuti yanje. twuba tuzita amazina atari byo. titurabasha kumenya umurezi n'uregwa n'amabwirizwa ari hagati aho. icya kabiri, ntiturabasha kumenya uyu mutoza n'utozwa n'amabwirizwa kuko biratandukanye. umutoza atoza timu, atoza itsinda. umurezi arera umuntu umwe. noneho rero itorero n'abashumba n'abaevangeliste, n'abayumbe n'abapasiteri n'abanyamuhamagaro, twese iyo bikiri mu muriro bitaravanguka bigirana intambara zihoraho. ariko zikava mu kwitiranya, ka kantu nakubwiye, zikava mu kwitiranya kuko ziba zitarasobanuka, ziba zitaraguha icyerekezo. ta orientation iba yakazamo. nico gituma mugomba kuza mwitonda niyo mutubajije ibibazo. hari igihe kimwe tubaza ikibazo tukagusubiza kontrere yacu kugira ngo twubake, kuruta yuko twagusubiza kugira ngo unyugwe, tukagukorera kugira ngo twubake ikizaba kizima, kizaramba. urugero nguhaye, bien sûr hari abantu benshi badahuje kariyeri. hari n'abandi benshi badahuje kubona ibintu. uko ubibona si kuriya bibona. rero niki gisaba iyo ntambara rero si y'umuhamagaro. ni ukutumva ibintu kumwe, ni ukutabona ibintu kimwe. ariko umuhamagaro nyirizina, ibyo tugeragerezwamo mu muhamagaro nyirizina, n'Imana iraguhamagaye, yagukuye mu bwoko bwanyu, yagukuye muri bene wanyu, yagukuye mu rurimi rwawe, yagukuye mu muryango wawe, yagutumye. n'Imana yaguhamagaye kuba mu itorero, kuza kuzuza iryo torero umugisha kuruta kurizanamo intambara. n'Imana yaguhamagaye, ariko yaguhamagaye marayika w'iryo torero ahari. ni ukuvuga ngo iguhamagaye, yaguhamagaye yayikwereka Eli aracyakuri iruhande. yaguhamagaye yayikwereka ko umushumba ari aho. ntabwo Imana yaguhamagaye itakwereka ko umushumba kuri iruhande. Imana ifite imbaraga nke yo gukuriraho uwo mushumba nimba rwo rusika rukubuza kubona iyo ujya. ariko si umwanya wo guhangana. ese ndikoba ari ukutumva ibintu kimwe, uze kumva umuco neza. ariko igisubizo cy'ibyo bibazo, hari igihe nanje nagiraga umuriro mwinshi cyane,
navuduka umushumba akambwira ati tonde. Nanyuze mu maboko y'abashumba batandukanye rwose, abambona mu biganiro bazagenda bavuga ati uribuka wa munsi aha, uribuka wa munsi aha na papa wawe, uribuka wa munsi aha. Abashumba benshi bagiye bambera umugisha rwose kandi nkabemera, kubera kuko icyo nari nshaka kuzagera aho nifuza n'uyu munsi kugera sindahagera. Ni urugendo rw'imyaka, igisirimba nagitangiye kera urabizi, ariko cyane cyane icyo mvuga n'ubu sindagera ku nyota yaho nifuzaga kugera. Bikubwire ngo n'ubu sindaba umurezi uhagije, nanjye ndacyakeneye kuregwa. Bikubwire ngo sindaba umutoza uhagije, nanjye ndacyakeneye gutozwa. Ariko cyane cyane bizabikunda ngo uba ufite akanovera mu mutima, uba ufite ikikugenga. Hari n'abahungu benshi ushobora kubona ahubutse rwose, yari afite impano yaririmbye, yari afite amavuta yasenze, yari afite umwuka wamujeho, umwuka nta handi atazakora, umwuka yakoresha n'umuntu uko ariko kose. Ariko kugira ngo agire iyo mpano yo kwiga kuregwa, kugira ngo akure neza bikamugora, kuko biranditse ngo yeye atakaye kuzwa naye kwanza aziliwe kuwa vumbi. Dukwiye kwiga guca bugufi kuduhesha kuzagera kubiremere, kuruta yuko twavuga ngo ibi bintu ibi nibi. Oya, umuhamagaro wanje niwo nzirikana, ndawitwararika. ukiraho reka twibaze kino kibazo. Izi ntambara ziri hagati yo kurerwa no gutozwa ntizaba ziterwa n'akajagari wenda kari mu matorero atarisobanukirwa nk'uko wari umaze kubivuga, ku buryo tubura umutoza, tubura n'umurezi, abantu bakaba abantu bo kwirera, bakaba nk'imfubyi zidafite umubyeyi. Ibyo ndaguhabwa. Ibyo biri mu matorero ya none kuva mu 2000 cyane niho byagaragaye. Bimaranye imyaka 25 y'abantu kwirera. Byatuzaniyemo bimaze kuba abantu kwirera, byavuye abantu benshi ntibabashe kwisobanukirwa ngo bamenye ko ari abashumba, bamenye ko ari abarezi, bamenye ko ari abatoza. Noneho babana bavutse za ntama ntoya zivukira iruhande rwabo ziribura. Zimaze kwibura zishaka uburyo zirema uburyo n'imitwe yo kugira ngo babashe guhaguruka. Uzugaze ngo ni ikizungu cyatumye tugira za ministeri, ngo tugire ama ministeri. Oya, nukugira ngo twagiye duhura n'ibibazo bisa n'ivyo, none rero kutabona twakagombye twese kuba turi muri iryo torero rimwe. Ariko kutumva ibintu kimwe, kutabona ibintu kimwe, n'akajagari kagiye kinjira mu bantu, ugasanga aha hose nta ordre, nta discipline, ibintu bigize gutyo nta rutonde, bizana ko kavuyo. Byatangiye cyane cyane bije kugwira, byaje kubura umutwe mu 2000, ariko byari byatangiye kwitugatuga kuva za 97 za 98, abantu bamaze kuza basobanukirwa tumwe na tumwe inyungu rero y'umuhamagaro n'umuriro w'ubutumwa n'umuriro wo gusenga, ugatuma abantu bashaka uburyo buhaguruka. Aho bano bahagurutse kera bagiye kontrere yaba bakagombye kubarera, ugasanga kera habaye gukozanyaho, kibumva ibintu kimwe. Ikindi kigutangaza, bose ugasanga uniform bambaye nimwe, ni ikigo kimwe bakorera, ni ubutumwa bwiza, ni ikigo kimwe bakorera, ni Kristo bamamaza. Ariko kujera ubwo buryo, gukora management y'ibyo bihe, akaba ari ibazanamwo icyo twokwita intambara, no gutakaza amahirwe y'umutoza, no gutakaza amahirwe y'umurezi, no gutakaza inshuti, kandi twese twakagombye kuba abavandimwe, kuko muri iyi ministeri twese turabadeza. Twakagombye kuba dukorera Eglise des Amis.
mm. yego none aho ikibazo wabureminga aba bana bato bazamuka cyangwa se uru rubyiruko reka tubite urubyiruko cyangwa abantu bato b'abakristo cyangwa wabureminga abashumba batisobanukiwe ngo bagende bamenya usanga nk'itorero riba rifite abashumba kandi sinibaza ko siniya pasita yoba umushumba yoba umutoza yoba umubyeyi umucaca planta yesi si ukutamenya wenda ngo abashumba babanze kuba bafite ahantu bagenda bahabwa oriyantation y'icyo bashoboye na kariyeri y'ibyo bagomba gukora mu itorero kugira ngo rwa rubyiruko cyangwa se ba bakristo batoya bafite imihamagaro na wa muriro babashe kuboriyanta aho bashobora kuba bakorera umurimo w'Imana bidateje intambara. ikibazo cya mbere cyabaye reka mbanza ngihere ku babyeyi bacu bagiye baturera ntibatwigisha uburyo dushobora gutwara icyo twita umwuka wera muri twebwe neza. ntibatwigisha imikorere, ntibaduha uburezi buhagije kuduha package yuzuye y'ibijyanye n'ikintu cy'idini rya Pentecote. hanyuma rero kutatwigisha ibyo bintu tuza kugwa mu bintu byo gusa naho ibintu byose ari ukwigenga. ariko ngo turebe hakurya dusanga atari ko bimeze. hakurya ni muri kiliziya gatolika. yego muri kiliziya gatolika ndagira ngo bazi misa isomerwa i Vatikani n'isomerwa hehe n'isomerwa hehe, uwo munsi bose barasoma isomo rimwe. uburezi buza kubamo. icyo gihe abo twota imfane ku barezi batagize batamanutse ngo bace bugufi baze kubana n'aba bantu baba bavuka ngo babakuriremo babahe ibibuzuye kugira ngo babashe kugendana nabo. ahandi kandi twata imfane kuri aba bana nabo badakeneye kugira ngo baze kuzuza aya maboko asukuma aba basaza batendebukiwe, aba basaza bariho none ngo babahe imbaraga, kuko aba basaza kera bahuye n'intambara zibiri zibakomereye. icya mbere ni ikinyejana barimo, icya kabiri ni tekinoloji, ubumenyi bwa nyakateza musho. yego hanyuma rero tukagira ikintu udahawe uvuga, nanjye ntigeze mvuga ariko nakiretse kugira ngo uze kukireba numara kwitonda. ijambo inyungu navuze ko nza kugikubaza. ese biriko birakogwa kuzihe nyungu? ese biriko birakogwa mu izina ryande rya Kristo? ese ninde bashaka kwamamaza? ese inyungu iri aho hagati aho ni y'uyu musore ushaka kuzamuka ngo yikorere marketing, yikorere publicité, yiyamamaze? itume ibyo utabireba. iyo mwicaye mubona inyungu ari ni y'uyu mupasiteri udakeneye ko itorero rye rikura. iyo mubitekereje aba baririmbyi b'ibihangange, aba baririmbyi Imana iri mu kutuzanira, inyungu ni yande? tubanze dusubire inyuma. ababyeyi baricaye barasenga. reka nje muri Afurika mu cyaro twari dutuyemo kugira ngo nguhe incamake ya histoire. ababyeyi baricaye barasenga. dusenga twebwe, twasanze ba mama basenga, ba sogokuru basenga, bakadusengera. bamara kudusengera turakura, natwe tubaho dusengera abana bacu, sibyo? tumare kubasengera abana bacu nabo Imana irabazana. hanyuma rero inyungu yakagombye kuba iy'abandi. cyo nico kibazo. ariko umwana uramubyara, wamara kumubyara mu itorero, niho mvuze mu itorero, mu buryo bw'itorero, yamara kumva arafatitse akavuga ngo agiye kwishingira ministeri, agiye kwikukira, agiye gukora ibye, nawe aza akora ibindi. aho ese kurumva izo inyungu zinjira mu buryo bune. hinjira inyungu y'amafaranga tuyihereho, hinjira inyungu yo kwamamara, views zikaza, izo ni bibiri. hinjira inyungu yo mu mwuka, hinjira n'inyungu y'amaturo. kandi amaturo atandukanye n'amafaranga. umvise ko nise amaturo. amafaranga n'ayandi yinjira mu bundi buryo ntashatse gusobanura.
ndaguha n'urugero umurwayi ari mu kwanga gusengerwa ngo mpaka manze mutanga amafaranga ayo ni amaturo amafaranga okay maturo nayo ya tujana umwami Yesu yavuze ngo nutanga ituro kuboko kumwe ndi kukunamenye n'amakuru none sikibazo usanze nimba Imana yaguhezagiye ikaguha umwana w'umuririmbyi uririmba neza umucuranzi ucuranga neza Imana yakubwiye ngo uyu mwana nguyu ariko hari igihaza akaba ari we uzamura umukingi wo kugira ngo mugire konfuri mwitorero kubera iki twe twasengeye abana Imana irabaduha dusengera umuhamagaro Imana iwashiramo none se ariko urareba iyo umwana yakora imirimo reka ngweze urugero iyo umushumba apotre atavuga ngo abaye apotre hari abandi twari dufite oya gituma mutazamusubiza inyuma amaso inyuma ngo murebe ariko nyuma y'ahari mvugiye twumva ngo apotre ibihumbi n'ibihumbi byarakurikiye ariko afite aho avuye afite aho yarerewe naho tugomba kuza turebera niyo nakubwiye ngo mwibuka babayoboraga kera mwigana ingeso zabo muzirikane guhamagarwa kwabo ni bene ibyo ikintu cyose cyiza kizagira aho kivuye icyakora Imana ishobora guhamagara n'umuntu imukuye kuyarara imukuye n'abarya abantu ndashatse kuvuga imukuye ahantu hasuzuguritse cyane imukuye ahantu hagayitse aho abantu bita gutyo Imana ireba ukunyuranye n'abantu ariko kubizirikana no kubikomeza hari n'ibindi bibazo hari ibintu twita hari intambara zacu akaba nizo twakagombye kurwana mu buryo bw'umwuka tutakagombye kurwana ngo bije no hanze ni urugamba rw'ibyo turwana navyo mu muhamagaro ni gute bisohoka reka nkubaze Eric ni gute bisohoka kari byo mu muhamagaro ni gute bije hanze si mu mwuka nuko wenda baba barurwanye mu mubiri voilà nimba ari ico mu muhamagaro ndakijana mu butayu n'umugore wanje ntiyobimenya ndaja kuririra Imana ikamanura gutabarwa guturutse kuri yo ndaja kumanura Imana igaca inzira ndaja kumanura Imana igahagurutsa igisubizo ariko iyo cyamaje kuja muri sensibilisation kiba kimaze kugira imbaraga za propaganda kiba kimaze kuba politize kiba kimaze kuba politiki kiba kimaze guta inzira Kristo azibesha mu gutora itorero sino kubesha ibyo nkubwira ndabifitiye ibihamya reka dushimire abantu turi kumwe hari uwohereje ikibazo reka ngisome ngira ngo yavuze ngo ikibazo cyo gusenga gukeya kwabaye reka ndebe ko mbibona neza aravuga ngo ikibazo cyo gusenga guke kwabaye cyane cyane muri bino bihugu by'amahanga twajemo ibyo ntibyateza intambara mu mihamagaro myinshi arakoze James yarabaje icyo kibazo n'umuvugabutumwa witwa James abaza icyo kibazo ngo gusenga buke iki kibazo urashaka ngo nanjye ngireho comment yacu yarakubajije oya umubwire arakumva araguteza amatwi umubwire ngo ayaye ndigiteza intambara mu muhamagaro kirazana kugwa gusenga guke kuzana kugwa abantu bazagwa banamuke babivemo Bibiliya iravuga ngo bibagiwe guterana bararimbuka
Mm. None se atasenze biratuma pasiteri ataguma mu muhamagaro we, ariko atasenze aragwa. ngira ngo yavugiye ku muntu utasenze wenda ko byomuzanira intambara. nta yindi ntambara niyo kugwa, kera iyo waguye ikije cyose kiragutora. reka nkwereke, intare igira agaciro ihagaze. iyo imaze kugwa isazi iraza, umuserebanyi ukaza, ibikona bikaza, ikintu cyose cyayitinyaga kikayubahuka, n'imbwa ikaza ikayirya. ko nuko iba yavuyemo ubuzima. iyo udasenga umuntu w'imbere, ibi ni rusange mu banyetorero. iyo udasenga ntureka kugwa. kandi iyo waguye mu buryo bw'umwuka uba ugaragara kuriho hanze, ariko warapfuye. yego kuba warapfuye icyatumye Imana ibabwira ngo bafite amazina y'uko bariho ariko ni intumbi. gusenga niko gusiga uyu muhamagaro amavuta. gusenga niyo mbaraga y'umukristo. gusenga nicyo kigwanisho gikomeye gituma turasa imyambi y'ubwoko bwose. iyo binakomeye duhabwa amasengesho akomeye, tugwanisha intwaro zose. iyo binakomeye turiyiriza. Yesu yarabivuze ngo bene ibi nta kindi cyabikuramo keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. iyo gusenga kutahabaye tibizana intambara ku muhamagaro gusa, reka nabyo nemere, ariko bizana kugwa. kugwa iyo kwamaze kuza umuntu arahanguka, aranamuka, ababaye usanzwe. n'icyamutinyaga kiramwubahuka. cyamutinyaga kiramwubahuka rwose, kuko ndaba kiriho ubwiza bw'Imana. ubwiza bw'Imana buzanwa n'amasengesho menshi, ugasigwa ukaba musha. Pawulo aravuga ngo umuntu w'imbere ngo ahora ari musha, ngo nubwo inyuma yagaragara ashaje agaragaza nk'imvi, ngo ari kwiri imbere abari musha. rero nimubwira abakristo, twaje mu mashifti, twaje mu mahanga, twaje gukorera Imana, ariko shifti ihenze ikomeye cyane ni ugukunda Imana no kuguma ku Mana. biranditse ngo abahawe umwuka we mugahindurwa basha, mujye mumunambaho muzageze ko gupfa. kubera iki twaburira Imana umwanya? kutuzana mu mahanga niyo nzira yari iduhaye kugira ngo tube umugisha. icyo ni kimwe, tube umugisha, natwe tube umugisha. barya basabaga, barya bingingaga, barya bari bagowe ukuntu, Imana yabagize gutya kugira ngo nabo babe umugisha. icyo ni kimwe. icya kabiri, yaratuzanye, ntabwo yatubwiye ngo ubwo mbazanye mbakuyeho gusenga. yari iduhaye umwanya wo kumiritipuriye gusenga, dushima kuko twafashe umwanya dusenga, dusaba. simbivuze James aranumva, ariko twari dusenze kubera ibyifuzo byinshi. ino ntosengera, ariko nkwiye gufata umwanya munini wo gushima Imana, kuko Zaburi yanditswe kuva kuri 1 ukagera ku 150. ahanini bavuga kuko ari umwanya wo gushima kwa Dawudi. kandi ku Dawudi yashimye ibi bintu byose, ariko atibagirwa Yonatani mwene Sawuli wari umufashe ukuboko akambwira ati humura data ntazakwica. mwabagabo kuza mu mahanga ni byiza, ariko ntibikavemo. iyo udasenze uragwa, nicyo gisubizo. reka twibaze ikibazo. hari ikibazo kiva ku muntu watanze inyigisho, wenda akaba yakosorwa cyangwa akaba yashyirwa ku ruhande bitewe n'inyigisho yatanze, akaba asa n'uwibagiranye mu itorero, tuvuge gutyo. wenda bakaba bazamwibuka ikindi gihe, akabona uko gutsikamirwa cyangwa kudahabwa umwanya mu itorero, bisa naho ari nk'intambara zamugabweho z'igitero kijanye no kudahabwa umwanya. icya kabiri, hari ubuhanuzi buriho ubu nyine, umuntu akaba yahanura, wenda bakaba babikoreshoninga cyangwa bakaba babigiraho ibibazo, bakaba banamucaha ko yavuze ibitari byo cyangwa yavangiwe, ugasanga nawe ahita avuga ngo yageze intambara z'umuhamagaro. aho wari uvuze ku bantu, hari igihe umuntu atanga komanteri
ugasanga abantu baramwivovoteye baramugendere bamugendera akabati ko bararwanya cya kintu kindimo wamuhamagara undimo. Izi ntambara zo ni bwoko ki? Iz'umuhamagaro cyangwa n'izo kwiteza, cyangwa se reka nongeraho kano kantu, cyangwa hari ukuntu abashumba ubu muri iki gihe basigaye bubatse niko navuga sinzi ko nabivuga, akaba yakubaka ubuyobozi bwe avuga ari kijana, abamwumva akaba aribo bagendana, utamwumva akamushyira ku ruhande. Aho usanga wenda tuvuge niba ubaye umuyobozi, umudamu wawe araba umushumba ukungirije, wenda umwana wawe sekirite, mbese nk'ibyo kintu cyose ugasanga biragenda bigaruka mu nzu, noneho abandi baba baza gutya binjiriramo gutya ugasanga ntibahabwa ijambo. Sinzi wenda ko ntabisobanura neza, tuze kumva ko atari intambara wenda nazo zo gutsikamira abandi kugira ngo hazamuke abashaka. Reka mbere kuri icyo kintu wari uvuze, muri ibi bihe dufite ihungabana, kakubwireho gato, abantu barahungabanye, yarigishije abantu bamwumva nabi. Icya mbere kutamwumva nabi, ntiyaragendereye kwigisha ngo abantu bamwumve nabi, yaragendereye kugira ngo abantu bamwumve neza. Iyo atabikoze gutyo, iyo byagenze gutyo, usanga abantu bahungabanye, hari ihungabana. Ni ukuvuga ngo mu myaka iri imbere tuzategura ibigo bizaza bidufashiriza abantu mwihungabana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa rukristo. Icya kabiri ni ibikomeri abantu bafite bagenda bakomereka ariko badafite umuntu ubafasha kwiyomora cyangwa komogwa. Nako ngashiremo abandi bazadukurikira, ugasanga umwana yarashaka Imana rwose ariko yakomerekeye mu itorero, kandi yamara gukomereka akagira n'ukuntu afata ingamba zimeze nka sinzita rebellion, sinzita gutyo, agafata ingamba zo kwigirayo aho kuguma kwegera uburyo yakira. Niyegera araguma akomereke. Ari ijambo rivuga ngo kuki wahunze Yesu umukiza kandi ari we wagucunguje amaraso, jureka kumuhungira kure, wigira inama yo kugaruka. Ntituzahindura ibyanditse, tuzavuga amagambo yacu ariko ntituzahindura ibyanditse. Akaba ikindi kibazo cy'ubukene bwa metode yo gukemura ibibazo. Ubwo bukene turabufite rwose, uburyo dushobora gukemura ibibazo. Tukagira ikibazo cya nyuma, ndaza kugaruka kuri icyo uvuze nanjye nari ngafite akantu gato. Tukagira ikibazo cya nyuma cyo kugurutsa ibintu byose bikisanga hanze bitari ngombwa, twahanuye. Si ubuhanuzi bugira inzira, cya mbere bugira uko butangwa, ubanza unabimenye. Kugeza n'ahandi byigeze gutera akajagari ni mu Bakorinto. Iyo banasumbanya abantu n'amatitire bagenda bayazamura cyane. Uyu uhaye uvuga mu ndimi aba munsi gato y'uhaye uhanura. Biragorana, uzobisome mu gitabo cy'Abakorinto, byose ibyo ndimo. Ariko twaje kugira gutya uko tweretswe, uko duhishuriwe, ko Imana itubwiye, bikama biguruka mbere y'uko bitungana, bigapfira mu nteruro. Ubwenge bugomba kuba mu muntu kandi nta handi buzaba. Iyo bumuvuyemo ababaye uwundi. Aho kumenya kugomba kuza muri twebwe nako kurakenewe. Ibyo biza kugira gute? Biza kwimira amarangamutima. Kuko umuntu agiye aserura amarangamutima, isi iba yaragurumiye. Rero bavandimwe, intambara aho ziza
ni nko kuvuga ati Eric akoreye biriya ikubera iki, nimba Imana yari mu bwijambo gituma atabanje kwitonda ngo abigire gutya, ko birirukanka se ngo hari yayonsa. Kamusanga twageza tubigira ukamusanga umuntu akamagira gutya ngo naona kandi nyine yanabonye nyine rimwe bigahungabanya imihana, imifurege ikangirika. Kutagira metode, kutagira uburyo bwo gutwara ibintu. Kuriya hari abagore benshi bubatse batarigeze banyura mu mufomoro, batarigeze bafomorerwa nk'abandi ngo bagirirwa amadote processus bijya birebire, ariko baza bagenda akavuga ati arakantu katatunganye, kaza bivuga, aza kicarana. Ariko hakaba umukobwa nawe wanyuze muri processus zose zijya tuzi z'imico yacu, aza yumva fieri. Tuzumvise niyo atokobwa nyinshi ariko aza yumva fieri. Hari processus, hari metode y'ibintu, umuco w'itorero, umuco w'umuryango, umuco w'umushumba, umuco w'umuhanuzi, umuco w'abanyempano. Se kari Imana ivuze bigenze neza bikumvikana, ikibazo kiriye. Ndakubaje wewe Eric, ntaje aho ku Imana yakunyuzemo ukaza ukambwira namara ngakubwira ati kugira ngo ibi bitangirika reka tubitware gutya, nije marayika ga wari riyatorero. Uwana ngo ya mpaka ari wo uzivugira. Hari n'igihe gutuma ariko ntiguha ubwenge bwo kumenya kubivuga, kubera ikironi na Mose babanye. nuko Imana urumva Mose yaradedemangaga ndoza akamutranslatingira kuko kurango ni Aaron wageza umva Mose wenyine mwabo, cyangwa ibintu byose Mose yavugaga zazaga kwa Aaron n'ibitari ibyo Imana yavuze. ni Imana yamagurukije Aaron yagaragaye muri kese yo guhaguruka kwa Isirayeli, Amos yarahasanzwe. Ibi bintu Mose n'ukudedemanga, reka ngufashe jana n'uriya mugenzi wawe azabikuvugira neza. Reka ngufashe n'amaguza ryawe cyangwa ibiki n'ibiki. Umuntu wese akeneye uwo mufasha gushira ibintu ku rutonde. Si yarabyoroheje ngo umuntu wese akeneye umumanager. Ugufasha kumanaginga ibintu byawe, ushobora kuba waheretswe ariko ntugire ubumenyi bwo kubitunganya. Aho kugira ngo bikuzanire umugisha bikakuzanira intambara, cyangwa se nubwo zitabaye intambara ariko ugakomereka ukisanga mu bwigunge, baragukumiriye. Ni metode. Ico si ikibazo kivuye mu ijuru, si ikibazo kiva ku Mana wayikorera, si ikibazo kivuye kuri Yesu Kristo, si ikibazo kivuye ku Mwuka Wera. Never. Ni ikibazo kivuye mu baturage, mu bantu. Mujye mutandukanya iby'Imana n'ibyera. Niyo unagiriyemo intambara yonyine iramanuka ikakomora. Bibiliya avuga ngo yadukomerekeje yonyine n'izatwomora. Tunashaka kukubwira. Hanyuma rero ibi by'ubuyobozi ni constitution z'amatorero n'amasitati. Harimo ibyo twageza tuvuga ngo kwihariza, akaba ibintu byo kuvuga ngo kwiharira, akaba umuntu kuvuga ati cyizere ndashobora kubona ari abana banje aribo naraga ibi bintu kuko ni ibintu bimwitirirwa. Tirikiritorero rya Kristo mu kumva abantu benshi bahitirira amazina y'abantu, none byamaze kumwitirirwa kuki ushaka ngo uje mutarimo. Harajamwe umugore, yajemwe umwana we kuko biramwitiriye. Ariko nimba ari vya Kristo bizajamwo abagabo Umwuka Wera atoye.
n'igihe cyo kugaburira abapfakazi basabye babanje kugira ihuduma batora umuntu utsimbura umwe muntu umwe utari ukiriho barasenga bamare bagena abantu batowe n'umwuka wera bazasigara bareba batunganyiriza abapfakazi n'imfubyi naho ibintu by'amasitati kuraje kubizana mu mwuka wera gutepa kuri inshuti yanjye hari icyo bita sitati hari icyo bita reglement d'ordre intérieur hari ibindi bita gute hari ibindi bishiriyeho ibyo byose ntaho byanditse mu byanditswe byera no kubwira ngo dore twebwe tugendera kuri iki icyo mpaye nigisha uyu munsi niki nusura kumbaza cya reglement d'ordre intérieur nzakubwira ngo reba amadoktrine y'amatorero yagiye ava mu bihangano byo mu mitwe yacu twenyine ariko doctrine y'itorero rya Kristo iravuga ngo idini Imana ishima ritunganye ashumfubye n'abapfakazi naho doctrine ukura bugiye mu bindi byinshi birakuzanira liturgia birakuzanira ibiki birakuzanira amategeko abantu bishiriraho kugira ngo umenye abantu bazantora bakantambutsa nuko nshira umugore n'abana n'amajwi yiyongereye kugira ngo akakapango batakamena muri hangana ngira ngo bamuhamagariyemo reka twihangane turebe kwaza yego mushumba nagarutse umbabarire ngira ngo nabari baguhamagariyemo bari bampamagariyemo kubera iyo mpamvu ndi mukabihuze namwe abakenera kutuha ibiganiro mujye muza mwiteze ko mutakurayo ibisubizo cyane ahubwo murakurayo ibibazo byo kwibaza ngo ese apana ibibazo bijya byo kuba ngo dufitanye ibibazo questionnaire nibyo nshatse kuvuga kwibaza ngo ese ibintu ni gute iyo hari umwuka ategeka itorero umwuka ayobora itorero iyo hari umwuka usiga imitima y'abantu bakumvikana naho iyo abantu batangiye kutabona icyizere mu itorero bakabona icyizere mu ngo zacu nabyo ni ibindi abantu bagomba kwibaza cyakora hari n'ibindi byinshi wizera umuntu nawe yaguhemukira kikaba ikindi kibazo naho niho ugomba kumenya ariko kuri ibi bijyanye n'intambara z'umuhamagaro rwose umuntu wese afite ukuntu yagiye ahura n'ikimubereye ikibazo n'ikimubereye imbogamizi haraba none ukureba tese runaka yitwaye gute muri biriya binagereranywa n'ibintu byinshi hari ibigereranywa n'amashuri ko wagiye wiga hari hamwe bakakubera uruzitiro rukomeye ariko Imana ikaza kugucira inzira hari ahandi bigereranywa n'urugo rwawe uko rwubatse sikuriya rwubatse nabyo ni ibibazo tugomba kwiga hari n'urugendo rwa wenyine rw'umusingo w'ibana ariko ugasanga abayeho kandi arakomeye ni ibintu byinshi tugenda duhuza kugira ngo twibaze hanyuma rero iyo bize kuvuga ngo k'uyu muntu uvuga ngo itorero ryanje twabibonye vuba aha ni ibyaje byose ndikunda kuvuga ngo ni ibyadutse muri ya myaka kuva za 98 ntabwo iri iwacu nigeze mbona uyu abaye umupasiteri mukuru umugore aramwungirije umwana baramwungirije tebyageza bikunda kuhaba ariko kubera iterambere kubera ubumenyi kubera iki sinja kuvugira abantu babikoze bafite kundi Imana yagiye ibahishurira kubikora iyo babitunganyije turavuga ati itorero ni ukuri monsieur madame babikoze neza iyo nabyo bitagenze nabyo turavuga ati yapfuye mu irema naho niho bigoraniye kandi byinshi byagiye bisambuka nabonye bimwe Burundi byagiye bisambuka twabonye ibintu bikomeye pa yego
nabonye abantu burira bakuraho umwara avuga ati ibi njyewe natanze ibi undi yatanze ibi barazigabura namwe amatorero mu kuyabona ukunda ari mu kugenda kingwa bivuye mu ntambara ngo itorero ni iryanje waretse bwari iryawe ko wari warikoreye Kristo ukarigabira Kristo ariko ubundi wakagombye kugita irya Kristo ngo agisi iryawe ni iryawe barafunga ntibafunga none si gituma abantu barwana bakagwana mu itorero ni igiki ni inyungu. Sawa, asante sana ubimenye si uguhagarikira no kwigisha niyinga ku cyumweru ni inyungu ni kandi umaze kubibona gutyo ntabwo ari umuhamagaro nimba ari umuhamagaro bambwiye ngo Yesu yaravuze ngo nibagutuka muri uriya mudugudu uzimukire muri uriya wundi iri torero nimba narishinze aha bakabona ni sawa okay nibatanifuza bene okay mugumane itorero ariko nje umwe ndaja gushinga handa ntabwo amavuta yampaye gushinga iri hano ngo mboneke na peteroli yo kuzimya no gutwika nawe ni ibibazo nawe tugomba kubirebera ibi ni ibiganiro mpanganira gusa ariko yego kiremereye mbona gusa nicyo tubanza kumenya ese tuzirikanye umuhamagaro wacu abakurambere badusigiye ijambo abayobozi bacu bakuru wereye kubayoboye itorero rya mbere ni Bibiliya dufite turabikurikiza hari n'abakurikiza Bibiliya mu kugira ngo bibe intwaro yo kugwanisha mu buryo bw'umubiri atari mu buryo bw'umwuka rero mugire umwete wo gusenga kandi mugire ubwenge mu bihe muhagaze dato reka nongere mbaze kino kibazo giteje urujijo ubu nyine hariho guhangana kw'ikiyumbe reka mbivuge gutyo mu minsi ishize hari umuvugabutumwa w'i Burundi wibasiriye umupasitori wari wavuze ibintu byo gushamburiya n'ibintu by'ibiheko byo gukura ibiheko sinzi nimba arabonye iyo nkuru narayibonye n'ubu nyine mfite mesaje nyinshi zisaba guhamagara abantu bakoze umurimo w'ubuyumbe n'abantu bakoze umurimo w'ubushumba n'abantu bakoze ikintu cyo gukura ibiheko noneho bakavuga ati uriya yaravangiwe undi akavuga ati ndamwifuriza ko nawe amapepa azamufata ngo akamujwigiriza nabo bakazaja kumukorera gahunda noneho hakabaho n'abandi njye nahawe buhamye n'abantu bagera kuri 3-4 batekewe umutwe w'ibiheko bitari byo baje kubikura babyitwaje ni abagabo 3 bambwiye barambwira ati bo n'umunsi baza gukora iyo gahunda bo ntibahumirije bari ko bakanura undi nawe aza kuba yafashwe bamuteze kamera basanga yakoze ibintu kamera zamufashe baza kubimwereka nyuma ku buryo ngo baje gutandukana noneho uyu nawe akavuga ati ubuhanuzi bw'iki gihe ko burasenya imiryango ko burasenya amatorero ko burasenya ingo tukibaza aka kavuyo ku kuvangirwa bino bintu byo ni umuhamagaro n'intambara z'umuhamagaro cyangwa ni ukuvangirwa kw'abantu maze kuba kwinshi ku buryo n'imyizerere imaze gusa naho itakaza icerekezo Eric basogokuru twakuze bazavuga ngo bariya barimo guparapara ibihe turimo birimo guparapara sinzi uburara nimba byumvikana sinzi nimba uparapara ruruhe rurimi ariko ibyo bintu reka nkubwire ndavuga ku buryo nje mbibona kandi n'umuntu wese woba uzi izina ryanje muri iyo kariyeri ashobora kuba nzi mu bintu byinshi ari abavuze ari abavuganye ari abo bavuze gutyo ku ruhande rwanje ese Imana iri hehe muri ibyo byose Imana hantiri biranditse ngo nitwarangiza gukora icyo dushinzwe tuzamenye ko turi abakozi b'imburamumaro
umuntu avuze undi akajari akaja kuvuga ntabwo ari byiza cyane. gusubizanya. Icyo niyo nari nkuriye terime y'abasogokuru bagaze batubwira ati ibi bintu ntihazamo uparapara mu byo dutekereza. Icya kabiri dukwiriye kumenya ijambo ry'Imana ubwaryo, hanyuma tukagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Intambara nakubwiye akubwira ngo zo mu minsi y'imperuka, ntaho nakubwiye ko Medi izakubera ikibazo. Yego. Ntaho nakubwiye ko kuvangirwa kuzaza. Ibyo naza nanga, naza nkwepa, gushira ku mugaragaro n'ibisa na bene ibyo, kandi byose ni byiza. Metode yabyo nayo nibaye izaniye abari ku mirongo babikurikiye kwibaza. Ariko impano n'ubwenge bukora ibintu biratandukanye. Icyo nakubwiraho inama nshuti yanje, ni mwigisha banje ijambo rya Yesu. Ibindi bisigaye iriya hirya Yesu yarabwiye abantu bamubwiye ati aba bantu ko baravuga ngo bari mu ruhande rwawe, arababwira ati numubareke. Abandi ati abandi bagize ati numubareke, tuzareba mu isarura. Jewe icyo naje kukwigisha uyu munsi, wowe Eric duha tuvugana, kampere kuri wowe, naje kukwigisha iki kintu gusa, ikinumveho. Nugira umugisha undi uri inyuma yawe nawe iyo bari ku murongo akacyumva, wowe mpaye mbona reka mvugira ijambo ryumva. Nta kuri gukomeye kuruta kugengwa n'ibyanditse. Tuzabona icyo kintu. Icya kabiri, tugomba kuba abakristo bafite uburezi. Twese twagira impano tutazigira. Tugomba kumva ko kuregwa ari ibintu by'agaciro.